na Flash TV kuri telefone yawe ngendanwa. Dore uko bikorwa: fata telefone yawe winjire muri Play Store wandikemo Flash Radio na TV. Nurangiza ukande install, hanyuma utegereze programu ijye muri telefone yawe. Yifungure maze uhitemo aho ushaka, yaba radio cyangwa se TV. Amakuru meza, umuziki n'ibiganiro bikoranye ubuhanga ntibigucike. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwacu ari rwo wa3.flash.rawa. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nam, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Basuhuze mwese aho muherereye mu mpande zose z'igihugu cyacu cy'u Rwanda. No mwanya w'ikiganiro Flash Business. Ikiganiro Flash Business bigezwa nanjye Bergine Bizimana. Tugaruka ku bukungu n'iterambere ry'abanyarwanda muri rusange, aho tugenda tugira impuguke zigiye zitandukanye cyangwa se abatumirwa bagiye batandukanye. Turabutse yuko ikiganiro ushobora kugikurikira cyangwa se ukohereza ubutumwa bwawe bugufiya kuri nimero ureba kuri ekran yawe, ugatanga igitekerezo cyangwa se icyifuzo cyawe. Ushobora kandi muri iki kiganiro kuba watwandikira kuri Facebook page yacu Flash TV Rwanda, ugakora like, bityo ukabasha kudusigira ubutumwa bugufiya. Bibutse mu kiganiro Flash Business ko tugaruka kuri byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku bukerarugendo. Iterambere ry'ubukerarugendo mu Rwanda riri kwerekeza hehe, kuva hehe kwerekeza hehe? Muzi yuko minsi yashize ubwo amahoteli bari bamaze gufungura ibintu byose, bakora amasaha menshi cyane, bari batangiye kwishimira iterambere ryayo cyangwa se inyungu bagiye kugaruza ku byo bari baratakaje mu gihe cyashize, mu gihe twari muri guma mu rugo. Ariko nanone ku moteri gusa ku bukerarugendo tuza kwibana mu bukungu bwose mu Rwanda muri rusange, tunarebera hamwe ibijyanye na Made in Rwanda, uburyo ki bari kubikora, ese iterambere ryabyo rifasha iki abanyarwanda mu kwiteza imbere cyangwa se mu guhanga umurimo. Ndi kumwe n'impuguke, reka mbahe ikaze mu studio za Flash TV. Niko basanzwe Gerard Ntwari. Gerard rero ngira ngo ni impuguke mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, tunaza kugenda tubigarukaho. Turi kumwe kandi na Dr. Bihira Karizius yo mumaze kumenyera. Dr. tugwaye ikaze. Murakoze cyane kandi ndashimira n'abatureba bose. Noheli yagenze ite se? Noheli yagenze neza. Nubwo tutayiriye nk'uko kera bavuga kwiriya ngo duhure n'abantu dusabane kubera izi ngorane za Covid imaze kudushyiramo, ariko ubundi yagenze neza mu mitima yacu. Twagaragarije abo duturanye n'abo twegeranye urukundo n'abandi tuziranye, tugerageza gusangira nubwo tutasabanye cyane, ariko Noheli yagenze neza urebye, kandi ndetse n'ubunani buzagenda neza kuko Imana iradukunda cyane, natwe tujye dukundana n'abandi nk'uko yadusigiye uwo murage. Dr. rero tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye. Turahera wenda ku bijyanye n'ibikorerwa iwacu mu Rwanda. Hano mu Rwanda hari ibintu byinshi bihakorerwa, ariko kugeza akanya haracyari imbogamizi za raw materials cyangwa se ibyo bifashisha babikora, cyane ko abanyarwanda ni bamwe nabo bamaze kuba abahanga mu kuzahura ubukungu bifashishije ibikorerwa hano iwacu. Ngira ngo babonye ko hari abagira ibiti bitandukanye bakoramo imiti cyangwa se bakabyazamo undi musaruro, yewe byabona ngombwa bagasagura amasoko ya hanze. Ngira ngo babonye bari abakorera, dufite isombe ubu ngubu biva ku biti by'imyumbati, kera twaragiraga gutya tukabijugunya bakabyita ko ari bakabihani n'amatungo akabirya, ariko ubu ngubu biri kuvamo umutungo ukomeye cyane byoherezwa mu mahanga. Ibi byose dufite ibitenge, dufite imyenda yacu ikorerwa hano mu Rwanda, byose nibiri gufasha abanyarwanda kubona akazi no kwiteza imbere. Kugeza akanya Dr. wenda umuntu ashobora kubaza ati, iyo urebye ukabona ibijyanye na Made in Rwanda n'ibihakorerwa, kugeza akanya wabihuruhe rwego? Urwego nabiha ntabwo rwaba rwiza, kuko nk'uko wabivugaga hari ibikoresho by'ibanze tutari twabona, ugasanga ikintu ngo ni Made in Rwanda ariko igice kinini cyarakorewe hanze. Dukwiye gukora uko dushoboye, tugakora ubushakashatsi, tugashora imari, tukagira Made in Rwanda ya Made in Rwanda koko. Niba ari ikintu kiva mu giti kikaba kivuye mu giti cyacu cyavuye mu ishyamba ryacu, niba ari ikiva nko ku gitoki koko kikaba ari ikintu cyavuye ku musaruro wacu wa hano, kandi hakagira n'ibintu dukoresha nk'ibirere tukabikoresha bikagira icyo bitanga. Hari kiriya kintu cy'imbere kibyara ubutumba, buriya butumba twabukoresha bugakora umwenda, ariko nta bushakashatsi bukorwa. Turazana umwenda tukongeramo irange tukavuga ngo ni Made in Rwanda. Ikintu rero ubu tugomba gukora tugashoramo amafaranga ni ikintu cyitwa ubushakashatsi ku bintu byacu twifitiye,
tukabikora tugaha akazi abana bacu barangije amashuri cyangwa bayacikirije, noneho tugahaza amasoko yacu ndetse tukohereza no hanze, kuko nta muntu wadutegetse cyangwa wadufashe ngo twe kohereza ibintu byacu hanze, kandi bifite agaciro kurusha na biriya tubona biturutse hanze, tubona ari byiza bishashagirana ariko bidakomeye. Niyo mpamvu rero ndaza no kubanyurireho muri make nk'ubu twakoze imbabura nziza cyane ikoresha biriya bitwa vidange, byangizaga ibidukikije abantu bakabura aho babimena, ariko ubu ngubu turimo gukoramo imbabura nafasha abantu bakiri urubyiruko. Turakora imbabura ku buryo izajya ifatanya na gazi, mu minsi iri imbere amakara ntawe uzongera kuyakoresha kuko vidange zose zizajya zikora kandi ziracana zigashiramo zidatanze umwotsi, ku buryo ni igikorwa cyiza kandi ku mafaranga make cyane, ku buryo nk'umuntu wakoreshaga ibikoresho bindi amakara na gazi bikamutwara nk'ibihumbi 40, bizajya bimutwara ibihumbi bitarenze 5. Urumva ko harimo ikintu kizateza imbere ubukungu kandi hakabamo n'ikintu kirengera ibidukikije byacu no kudasesagura umutungo wacu, kuko niba wakuraga amavuta yashaje mu modoka bakajya kuyamena bakabura naho bayamena, ubu ngubu azajya agurwa ijerekani igire igiciro gitoya, noneho wa muntu ukeneye kuyikoresha ayikoreshe muri ya mbabura ibintu bigende neza. Dr. ukomeje wenda gukoresha ibikoresho cyangwa se ibintu byangizwaga, ukaba mwarafashe vidange n'ibyo ko mukayishyira ku mbabura akabigiye kujya ikora ibyo ngibyo, ariko mu bantu benshi batandukanye twari tuganira bakora bafite ibintu bijyanye na Made in Rwanda, twagiye tuganira kuri challenge cyangwa se ku bintu bitandukanye bahura nazo imbogamizi. Batubwira yuko abanyarwanda dukunze kugira wa muco wo kwiganana niba nkuzi iyo mbabura, kuko nawe ugabyuka ari bwo bushakashatsi ujya gukora cyangwa se nza gukopera uburyo ubikoramo nkagenda nkabikora. Kiriya kintu cyo wakivuga iki mu kubangamira wenda kuba abanyarwanda bahabwa akazi kenshi mu gihe ubushakashatsi buramutse bubaye bwinshi? Nkongera nkanakubaza nti se wenda kuba abashakashatsi atari benshi mu Rwanda, nuko leta itabishyiramo imbaraga kugira ngo ihe abana wenda bafite n'urugendo bajye mu bindi bihugu bajye gukora ubushakashatsi, bivuga niba no mu Bushinwa bajye kureba ibikorwa byabo bakorayo kugira ngo bigaruke bikorwa hano mu Rwanda? Ubundi icyo kibazo baje ni cyiza cyane, nta gihugu gishobora gutera imbere hatariho ubushakashatsi. Mu minsi yashize hahozeho ikigega giteza imbere ubushakashatsi, ariko navuga muri make ngo cyaburiwe irengero kuko gishobora kuba kinahari ariko nta bantu gifasha. Icyo rero nge mbona minisiteri bishinzwe yagombye gukora ni uko icyo kigega cyagarukaho, nk'uko habaho ikigega cy'ubwishingizi, hakabaho ikigega cyishingira impanuka batamenye uwaziteye, hakabaho n'ibindi bigega byinshi bikora kugira ngo bifashe abantu bagiye kugera ku kintu ariko bakabura amikoro. Abo bantu rero mu bihugu biriya byakize byose, navuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo babonye nk'umwana ukoze ubushakashatsi akavumbura akantu gatoya, bamujyana mu ishuri ridasanzwe bakamushakira abarimu badasanzwe, akavamo atanga ikintu kizatanga akazi ku bantu benshi cyane. Iyo ibyo bintu bidakorwa na biriya bihugu, nta gihugu kiba gifite imodoka, nta gihugu kiba gifite indege, kuko ukoze ubushakashatsi nko ku ndege kugira ngo uzayikore igihugu leta itagufashije ntabwo wabishobora. Niyo mpamvu rero mvuga ko nibi ngibi hagomba kuba ikigega gishyigikira ubushakashatsi, abakiri batoya babishaka gukora ubwo bushakashatsi bagaterwa inkunga, kuko baba bafite ubwenge n'ubumenyi ariko nta mafaranga bafite. Wenda Gerard nawe reka twunganire. Gerard, kugeza aka kanya dufite ibikorwa turi gukorera hano mu Rwanda, ariko ntabwo turagira urwego rushimishije kugira ngo tube twasagura n'amasoko yo hanze. Iki kintu urakibona gute? Hakorwa iki kugira ngo tubashe gukora ibintu byinshi kandi dusagure n'amasoko yo hanze? Ubundi ikintu cyitwa ubukungu, hari ikibazo dufite kandi gisa n'igikomeye. Niba umushinwa ashobora kuba arya wenda imiti abashinwa bakoze niyo ituvura, nta bantu bageze muri tekinoloji ihangana na Amerika. Ni ukuvuga ngo Amerika ifite ibintu ijya gukopera mu Bushinwa. Umushinwa iyo hano ku mashansi yabo baba bari tubabona, ntabwo Umushinwa ashobora kwituma muri wese ngo
acukure metero 30 nk'uko twe tuzicukura tukajugunyamo imyanda. Ya myanda arayifata akayishyira mu mazi akaza kuyirambika mu mboga ze, ugasanga akantu ka metero kare imwe gusa gafite imboga ziri guhaza abantu 15. Se wowe okay, ariko ni ibintu birebire ko mu Rwanda mu myaka nk'ijana ishize manza ngo umuntu yo yibeshyaga akarya nk'imegeri, akarya ibihumyo, akarya mbese ikintu cyose wakoraga. Umugore cyaraziraga kugira ngo agere ku nyama y'ihene, bavuga ko amera ubwanwa, umwana wagiye akarya ibyo ngibyo akavuga ko yishe amabere icebe ry'inka. Murambabarira na ikinyarwanda buriya nacyo kigenda gisa n'igikura gatoya, tukagira utuntu tugenda tudusovaho gakeya. Naro ugasanga kuki se niyo umushinwa ry'imbwa ntapfe twe tutayirya? Kuki niba abantu barya imigano twe tutayirya? Kuki abantu niba bashobora gufata amakoma bakayakatamwo isombe bakayarya, kuki twe tutabirya? Nukuvuga dufite ikintu cyacu kitarimo ikintu niba umuntu ashobora kukirya ntapfe. Nge numva n'umunyarwanda nawe yakumva ko yakirya. Ubundi ikintu cya mbere gituma economy itsinda kandi kaganza no kuvuga ngo ikintu umunsi y'urugo byandi bavugaga kera ngo umukungu bujumba, usanga umuntu afite urutoki rwe rurimo urusenda, rurimo ibijumba, rurimo amateke, rurimo imboga, yejejemo umutobe, urwagwa, imineke, amafruwi, ugasanga uwo muntu uretse kujya mu isoko gusa agiye kugura nk'isabune nta kindi kintu agura. Ubu rero aba ari umukire. Igihe cyose rero natwe tuvuga ngo ibintu dukoresha bivuye hanze, imiti n'ibindi byose byageze muri 80%, twebwe twatanze wenda ikawa n'icyayi byageze n'amabuye y'agaciro byinshi byageze mu 17, 80 twayinjije, ariko 20 nibyo twasohoye. Twagombye kurwana rero kugira ngo produit zacu zizamuke, zitangire zihige, izisohoka zibe nyinshi kuruta izinjira. Kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo wateye imbere kandi ibyo ugura byinshi ari bijya hanze. Amamodoka agenda za Mombasa, agenda za Dar es Salaam, agenda ari vide, nta kintu atwara. Ahubwo ugasanga imizigo yacu iri kuzana iwacu iruzuye ku byambu bya Dar es Salaam, iruzuye ku byambu bya Mombasa, ariyo iri kuza, ariko returu ntishoboka kuko nta kintu ijyana. Ibyo ni ibintu umuntu agomba kurwana nabyo, kandi ntabwo ari umuturage ubwo ubikora, kuko umuturage amara imyaka 10 agasaza 20, ariko leta yo ihoraho ishobora no guplaninga n'imyaka 200 na 300, kandi tuzatangira iki, uyageza aha, undageza aha, undageza aha, habe imigambi irambye. Bakoze cyane. Dr. Turacyafite ikibazo cy'imyumvire yo kudakunda ibyo wacu cyangwa se kudashaka kubyitabira. Iki kintu urabona izi mbogamizi zavaho gute? Cyane cyane ndana nk'urugero naguha naho zinganira nuriya watangije gahunda ufite uruganda rukora isombe ijya hanze, ambwira yuko kugeza akanya isombe irakunzwe cyane mu mahanga. Dr. Hano mu Rwanda hari n'abatarayumvisha yuko ari isombe nziza kandi ishobora iryoshye. Uretse kugenda nagerageje kuko ni isombe nziza y'umwimerere kandi imeze neza, ugasanga ni isombe irimo ibirungo byose, buri kimwe cyose kirimo, ugashyira araho uhita uteka kandi bikagutwara umwanya mutoya. Kugeza akanya iyi myumvire urayivugaho ute ku banyarwanda kudakunda ibikomoka iwacu, cyangwa se kugira ngo banze banabyigerageze babashe kumenya uko bihagaze? Banze ntunganire mugenzi wanjye Gerard, nk'uko abivuga koko ibintu byose wenda ni n'umuco wacu wa kera. Hari abagabo bitaga abana babo ngo ni bangamwabo. Bangamwabo byavugaga ko umuntu areka ibye byiza ndetse akajya no gushaka ibibi bivuye ahandi. Natanga nk'urugero, hari iyi fumbire bita ire. Ire ntabwo twagombye kuyikura hanze kuko twe turayifite. Ire ni ikintu kiva mu myanda mitoya, mu nkari, ntabwo zishatswe hano mu Rwanda. Ye n'uwashaka amatoni n'amatone, amakilolitiro n'amakilolitiro yayabona, ariko turashaka ire iturutse hanze. Iriya NPK nayo iva mu myanda ikomeye. Ntabwo iyo myanda ikomeye, hari ibigo by'amashuri, hari amagereza, hari
hari ibintu byinshi iyo myanda ikomeye twayikuramo tukayitunganya neza ikavamo ibintu bya aside cyangwa iby'inzoka byaba birimo igatunganywa hano mu Rwanda twayikora ahubwo tukayohereza na babandi nabo batwohererezaga ariko ikibazo gihari dukunda ibintu byo mu mahanga kubona kera umuntu yakoreshaga uruho narwo rukaba rumeneka nka jage ivuye mu Bushinwa cyangwa jage ikameneka mbere yabo ariko ubu ngubu uzanye nk'uruhu ukahamo umuntu ikintu runaka nk'amazi cyo kunywa yakwiruka ahari cyangwa imbehe uzanye imbehe ukamuhaho ibiryo abenshi bakwiruka uzanye inkongoro ukamuhamo amata inshyushyu naho abenshi bakwiruka nge rero mbona dukwiye kwivugurura tugasubira ku muco wacu tukareba ibintu byacu tukabyita byiza kuko rwose urebye ibikombe biri hanze aha ngaha cyangwa ibindi bikoze mu bintu bijya kumera nka aluminiyumu ntaho bihuriye n'ibyabaga byavuye mu giti byiza cyane bitangiza n'ibidukikije bitangiza n'umubiri ariyo mpamvu ubona ubu abantu bafite amakanseri ataraboneka mu myaka ya 60, 70, 80 ubu ni amakanseri yuzuye kubera ibintu dukoresha bitari iby'iwacu bitujuje ubuziranenge ndetse nta n'ukundi wabikora ubwo rero nge nkabona ikintu twagombye gukora turebe neza ibintu by'iwacu tubihesha agaciro ibyo bintu biraduhera akazi urubyiruko rwacu kera nta bashomeri babagaho kuko ntabwo amafaranga yose twayoherezaga mu mahanga nk'uko wabivugaga ahubwo twageragezaga gukoresha iby'iwacu mu mahanga tukavanaho ibyo tutagira ariko ubu ngubu nzi ko ibintu byinshi nk'uko wavugaga we 20% ko ari byo tubona hano ahubwo twebwe twabona 80%, 20% bigaturuka hanze nicyo ngewe ngiraho inama abaturage nkagiraho inama za ministeri zibishinzwe kugira ngo twivugurure ibintu byacu tubihesha agaciro na nyakubahwa perezida wa repubulika aravuga ati utihesheje agaciro nta wundi uzaza kukaguhesha ibintu byacu tubihesha agaciro amafaranga y'amanyamahanga twabonaga muri ibi bihingwa ingengabukungu twe kuyasubizayo tuyagura ibindi bintu kandi hano dushobora kubibona nicyo ngewe mbivugaho wenda Gerard sinzi niba yakunganira cyangwa se tukarebera hamwe tukavuga tuti kuba ibyo byose bitabasha kubaho kuba se wenda bikorwa bikagira n'ibigeze mu mahanga bikaba byagaruka mu Rwanda cyangwa se ibivuye mu Rwanda bikajya mu mahanga kugeza akanya noneho Gerard urabona ari nk'ize imbaraga zashyirwamo kugira ngo uzi yuko ubukungu bw'u Rwanda bumaze iminsi bavuga yuko kubera covid bugiye kugenda busubira inyuma si no mu Rwanda gusa n'irya no hino ku isi hose ugasanga ubukungu buri gusubira inyuma ariko noneho tukeneye kugira ngo buzahuke ubukungu bwongere buzahuke kugeza akanya ba nyiri inganda bari kwihangira umurimo bakora iki ku buryo bwa bukungu bwabo bwazasubirana shobora kuba wenda nuvuga ngo uru Rwanda rwacu dufite amahirwe menshi nuvuga u Rwanda iyo ufashe nka zone ya Tanzania nubwo ibindi bintu ari bivayo bizi wacu ariko iyi zone ya Karagwe zone ya Kigoma na ahantu harehare bo iyo ahagurutse hari iwabo agenda ajya Dar es Salaam ashobora kugenda ibirometero hafi 2000 ariko iyo azi Kigali mu Rwanda ntabwo agenda ibirometero 200 300 iyi zone ya Kongo yo Bukavu na za Goma Masisi zose zo ni ngombwa irembo ryazo n'u Rwanda donc icyo batakura mu Rwanda nta handi bagikura keretse bakigurukanye n'indege Burundi nabwo buri munsi yacu no vuga ngo ikintu cyose gishobora kujya Burundi kinyura mu Rwanda sivuga ngo dushobora gukora ari inganda ziri gukora mu Rwanda ari inganda ziri kugira tugakoresha bari abaturage niba hano mu Rwanda dufite abaturage miliyoni zijya kugera 13 12 wenda izone ya ntuza ya Kongo ifite nka zone nka miliyoni nka 20 ziduturanye abarundi nabwo ubwo banabo barisatira twe mu 10 Tanzania ishobora kufite 10 Uganda bushobora kuba ufite 10 cyumva umuntu za Gisoro azambarara n'iki byose haratwegereye cyane kuruta uko bajya za Kampala niho kure
bivuga ngo ibintu byacu tubifite hano tukabihatereka tukabisetinga mu Rwanda bikaba bihari. Ntabwo umuntu yava Gisoro mu metero 50 ngo ajye kubigurira Kampala abitahera mu Ruhengeri. Ntabwo arabita ku Gisenyi ngo ajye kubishakira ahandi Kenya naye hose na Kampala naye abitahera Igoma. Nivuga ngo birashoboka twanakoroherwa rwose tukanagabanya meme n'amafaranga y'umusoro. Niba twasoraga wenda 30% cyangwa 40 ntabwo mbizi neza spa precise ntabwo ndi kubiprecisa, ariko ushobora no guca 20%, ariko kubera ko abantu wasoresheje babaye benshi, niba hasoraga abantu miliyoni 10 zatangiye gusora 60, naza miliyoni 60 iyo zibonye ku 10 ziraruta 60 watse aho hantu hamwe gusa. Dije umusoro wazamuka kuba nk'inshuro 8. Nge numva cyaba ari igisubizo n'inganda zacu bwazo. Urumva inganda tuba turi kurwana ziri Kigali, zirarwana n'iziri Kampala, zirarwana n'iziri Kinshasa, zirarwana n'iziri Bujumbura, Umanza nta nazihari, no muri Kongo nta zihari, zirarwana n'iziri Dar es Salaam, zirarwana n'iziri Kenya, Nairobi na Mombasa wenda spa. Ariko icyo mbabwiye ndabwiye ngo njyewe nzi neza ko umusoro wacu wakwikuba ndetse ukaba munini. Wenda nimba ndakomeza mfite ijambo wenda hari utundi ndaza kuvuga igenda bansubiranye ijambo. Murakoze wenda kwizimba. Dr. wenda tusubiye inyuma gatoya, hari bamwe mu baturage twagiye tuganira bakavuga yuko kuba mu turere batuyemo ubukene bukunze kubonekamo cyangwa se kuba nta mirimo bafite n'urubyiruko rwabo rutabona akazi kihuse, bakomozaga bavuga yuko nk'inganda usanga hanini bazishyira mu mujyi wa Kigali cyangwa se bakazishyira ahantu hamwe, noneho ko akazi kakabonanwa n'abantu bamwe cyangwa se begereye izo nganda gusa. Ese Dr. nk'ubwo nawe watubwiye ko hari ibintu muri gukora bijyanye n'imbabura, wenda reka nguhereho n'urugero. Ubu ndabizi wenda byanga bikunda bishobora kuba muri mwabitangiriye muri Kigali, niyo mwatangiriye gahunda. Ubona ibi bintu bigiye byaguka cyangwa se izi nganda zikaya zibasha kugera mu turere tugiye dutandukanye, ari kimwe mu byazaho ubukungu bw'u Rwanda bigatanga n'akazi ku rubyiruko? Ibyo ni ukuri nanone mpereye ku byo mugenzi wanjye Gerard amaze kuvuga. Koko birakwiye, babyita isahane y'umuntu usora. Isahane iyo ibaye nini cyane n'igiciro cya wa musoro kiragabanuka. Niba hasoreshwaga 30% akajya ku 10%, kandi akaruta yayandi ari 30%. Noneho rero kuri icyo wambazaga kibikorwa cyane cyane inganda ntoya ziciriritse, ngewe nifuza ko buri murenge wagira nibura inganda 10. Umaze kugira inganda 10, ba bantu bari aho ngaho rwa rubyiruko rurangije cyangwa rutabashije no kurangiza, kuko hari n'imirimo y'amaboko ruba rukeneye gukora na leta ikeneye gukoresha, za nganda ziri mu murenge ndetse no mu kagari zigatangira zigakora. Ibintu bibonetse mu bantu batuye wa murenge, aho kugira ngo babyohereze muri za nganda ziri i Kigali cyangwa ziri muri ya migi yunganira Kigali, zikabanza zikohereza aho batuye, noneho ibisagutse zikabyohereza muri Kigali cyangwa muri ya migi yunganira Kigali. Nibwo ubukungu bwaba bumeze neza kandi bukagera ku bantu benshi, kuko kugira ngo umuntu wenda uvuye nko muri Rutsiro aze gusaba akazi Kigali atahazi bizamugora cyane. Hari igihe aziyicarira ntamenye ko aho i Kigali hari akazi. Ariko Rutsiro nuyiteza imbere ugashyiramo za nganda, ba bandi bakeneye gukora bazahabona akazi, noneho barwanye na bwa bushomeri twavugaga, kandi bongere n'umusaruro babashe no kwitunga, kuko izo nganda ziciriritse ibyo bikoresho babona nibyo bizatuma babasha kwitunga. Ariko ikindi kintu nagira ngo nongereho tugifite hano mu Rwanda cy'ikibazo giteye n'ikibazo ni ugukora, kuko usanga ahantu henshi bakora amasaha make, ugasanga arakora amasaha 2, arakora amasaha 3. Dukeneye gukora nibura amasaha 8 cyangwa arenzeho. Biriya bihugu byose mubona byateye imbere kuko abaturage barakora, bagakora batikoresheje. Noneho ikindi gihari ni uko mu Rwanda uramutse washyize inganda nyinshi, bya bikoresho by'ibanze byabura, kubera babandi bakora buhoro ntibakora ibintu byinshi, agakora avuga ngo ibi bizahaza umuryango wanjye
ngo abandi bazirwarize, nyamara bagombye gukora byinshi bigahazana ba bandi badakora ibyo akora. Ni icyo ngicyo mbona twareberaho tugashyiraho za nganda ariko n'abaturage bagakora cyane. ngira ngo wenda sinzi icyo bavuze ushaka komozaho gatoya kugira ngo turangize igice cya mbere cy'ikiganiro. nshaka kubagira nk'inama nk'abantu bamwe, iyo ugiye ukesitara ahatari mu mujyi wa Kigali ufite amahirwe menshi, ufite n'inyungu nyinshi, ufite na publicité nyinshi. Mujya mwumva mu gitondo, ntabwo ndi bwamamare zirendi radio mu yindi, ariko bajya bavuga ibintu bita kazi ni kazi. Ntabwo uzumva bavuze abo kuri Nyabugogo cyangwa ab'inyamirambo cyangwa iki, bashobora kukwamamaza washoboye gukorera hanze y'uno mujyi. Ikindi cya kabiri, mendevre hanze y'Kigali iroroshye, kuko umuntu w'i Kigali yakubwiye ati ndumuyede, okay, ndarya saa mu gitondo njye 500, saa sita ibiryo simbibona munsi ya 500, nimugoroba 500, usanga ugiye kumuhemba wenda 1500, wakuba usanga byamaze kugera 45. Urumva ko uwo muntu igihe cyose utazamuhemba amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 80, ntabwo uzamuhembye. Ariko umuturage we arakora agataha iwabo, agatahiwe, kandi ikiza kizima kubera 9-12 amashuri yarakwiriye hose, abantu barize. Hari abantu ushobora kuza usanga kandi ugasanga rwose bafite ubwenge ku buryo kubaforoma byakorohera. Ari normalisation kugira ngo ikwemere vuba, ikugire meya ni wowe abazi, ni nawe wavuga, ni nawe washyigikira. Ni ukuvuga ngo kukorera ahantu hatari Kigali nabigiramo inama umuntu wese ko ari byiza kandi cyane, kandi bituma umenyekana kandi bigatuma wunguka vuba. Iyo ukoreye muri uno mujyi wa Kigali urafatwa hagati ntushobore gutambuka. Murakoze cyane. Ngira ngo ahari abadukurikiye ikiganiro cyacu cya Cyari Flash Business tuvuye ku gice cya mbere tukuganira ku bijyanye n'ibikorerwa hano mu Rwanda, ariko none tugiye kujya mu gice cyacu cya kabiri twibanda ku bidukikije na ku bukerarugendo, amahoteli n'ubukerarugendo. Ese kugeza aka kanya amahoteli n'ubukerarugendo bikorwa iki kugira ngo ubukungu bwabo bubashe kuzahuka, cyane cyane yuko mu minsi yashize rwose bari kuvuga yuko abakozi bongeye kubona akazi kuko bari bongeye gukora, umubare ari mwinshi bawuzamuye. N'abakerarugendo none kubera ibibazo nyine bya Covid nshyashya yagiye igaragara mu gihugu, byabaye ngombwa yuko bashyiraho izindi ngamba zisa nkaho zikakaye mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo, kwirinda Covid. Dr. kugeza aka kanya ubukerarugendo mu Rwanda nibyo koko abantu mu Rwanda bararukunda, u Rwanda ni rwiza, rufite isuku, rufite byinshi bitandukanye abantu baza barukukiyeho, yewe n'abashe kwigira imishinga bahakorera. Kugeza aka kanya urabona ibi bitaba imwe mu ntandaro yasubiza ubukungu bw'u Rwanda inyuma bitewe n'ingamba ziriho? Ingamba niyo zasubiza ubukungu inyuma, ariko ni ngombwa kuko buriya ikintu cya mbere, ubukungu bwa mbere ni abaturage. Igihugu cyose kidafite abaturage bahagije bashoboye gukora ntabwo gishobora gutera imbere. Ubu rero ikibazo cyaje ni iyi ngiyi Covid-19, njye nayise Covid, kuko ishyira vide mu bukungu, mu buzima bw'abantu, ndetse abantu bamwe batangiye kujya bahamuka muri izi ndwara bita psychopatologique, zirimo gukwira cyane kuko abantu bafite ubwoba. Noneho kandi ikibazo gihari n'izi virusi ntabwo twari twamenye aho zituruka, nubwo bamwe bavuze ngo zituruka aha, ariko nta cyemezo gihari. Kandi ukuntu zihinduranya ntabwo tuzi umuntu uzihindura, ari nacyo cyakwiye gushakwa. Kera umurozi yarogaga ku gasozi akica abantu, bararebaga n'ubwo burozi bwe bakamutera, bakamufata, bakajya kubujugunya. Ariko ubu ngubu umuntu aranduza abantu, ngo haje iya mbere, ngo haje iya kabiri, ngo haje ngo Alpha, ngo haje Delta, ngo haje Omicron, bigenda bihindagurika, ariko ntitwari twamenye ahantu biriya bintu bituruka. Ariyo mpamvu n'umuti utazapfa kuboneka vuba, kandi noneho byose bikaza bisatira ubukungu bw'abantu. Iyo urebye mu mibare twari dufite, u Rwanda rwari rumaze kugera ku 8.30. Ni ubukungu bwari bwiza cyane, tuzamuka n'abandi badushakisha. Ariko kubona uko bwagabanutse ubu ngubu
birababaje cyane, ari nayo mpamvu tugomba gukora ubushakashatsi tukamenya aho biriya bintu bituruka kandi tukamenya n'uko turengera ubukungu bwacu. Ikintu rero mbona gikomeye ku banyarwanda nk'uko leta ishakashaka igakora ubushakashatsi ku kintu cyaduteza imbere, hakaza inkingo, hakaza kwirinda, twebwe ikintu natwe twakora ni ugushirika ubwoba tugakora akazi tutitaye cyane kugira ngo tugire ubwoba ducike intege twe gukora, kuko umuntu uhimba biriya bintu namugeranya n'uwahimbye amavirusi mu 2000 imashini zari nkeya za ordinateur, baza guhimba amavirusi bakashyira ku madiskete bakakohereza, washyiramo imashini igasinzira ndetse n'ibirimo bigasibamo. Ariko icyavuyemo hari umugabo witwa Kaspersky na Norton bakoze za antivirus ku buryo ubu buri mwaka computer yawe idashyizemo antivirus ntabwo ushobora gukora. Noneho reba nibizageraho umuntu nawe bazajya bamushyira antivirus ya buri mwaka cyangwa ya buri mezi 6. Ntabwo tuzaba tukiri abantu, tuzaba twabaye nk'imashini. Ubwo rero ngiye ikintu mvuga nuko tugomba gutinyuka kandi tugashakisha uriya murozi utwohereza amavirusi, kuko amavirusi ni uburozi. Nge rero nkabona ikindi tugomba gukora ni ugukora ku buryo ubukungu bwacu bwongera bukazamuka, kuko amavirusi tugumiriye kuyatinya noneho n'ubukungu bwacu bukamanuka twazicwa n'inzara. Dr. turagaruka cyane ku bukerarugendo niho twahoze dukomozaho turebera hamwe uburyo ki wenda reka tubaze Gerard. Niho nashakaga kuvuga ntabwo tugomba kugira ubwoba, tugomba gukora ku buryo ubukerarugendo bwongera bugakorwa neza, noneho amafaranga akongera akaboneka mu nzego zose n'ubushomeri bukava mu nzego zose tukaburwanyira bwo bugashira. Gerard, abantu b'amahoteli bakora iki kugira ngo ubukungu bwabo burusheho kuzahuka bere gusubira inyuma, kubera ko nayo ni imwe mu nkingi y'ubukungu bw'igihugu? Amahoteli ni kimwe n'ibindi byose mu buzima, gutegereza ngo akiwundi kaza imvura imaze guhita, gutekereza ngo tuzabona mukerarugendo uvuye muri Amerika, muri Canada, mu Burayi. Twagombye natwe gutekerezwa natwe ubwacu. Sinzi buriya abantu bamwe usanga yakoze hoteli akazamura ibiciro amadolari 100, amadolari 50, ukibaza se aya madolari 100 yashyizeho ko nzi neza ko umuntu w'umukire mu Rwanda ukomeye adahembwa hejuru ya miliyoni 2 wenda 3. Araca amafaranga umushara we w'umunsi wose, noneho uryamire kuki. Twanareba n'uburyo twagabanya ibiciro. Umuntu yaza ari umwene gihugu kagira uburyo ugabanyamo 2, yaza wenda ari uw'ibihugu bidukikije ukareba uburyo umuca nka 3 bya 4, yaza wenda ari uwo nguwo wuzuye neza koko we ari rugenda mu bicu wuzuye, uwo nguwo nawe ukamuca 100%. Birashoboka, icyo kintu nicyo tubuze, ko twagombye kurwana ku buryo niba ari hoteli iri mu karere abatuye muri ako karere nabo bashobora kuyibonamo, kandi ntabwo yahomba. Ndabizi ibintu bya hoteli nagerageza kuba ndi mu banyarwanda babiziho gatoya. Inzu uba wayubatse nta mapine ifite ngo uzayikurura uyijyana ahandi, igitanda uba wagishashe nta kintu uragikoraho. Ni ukuvuga ngo amahoteli niba ari 20, amashambure 20% ya mbere wagombye kuyagabanyiriza igiciro, andi 20 akurikiyeho nanone ukongera ukagabanya igiciro, kugeza igihe byibuze hoteli yawe yuzuye. Niyo waca ibihumbi 10 amashambure akaba ari 30 akuzura, waba ubonye 300, 300 n'izindi consommation zabaye yagera kuri 500, 500 ukubye na 30 waba uri muri miliyoni 15, wahemba abakozi n'iyo hoteli ikikoresha. Wihanika ngo ushake byinshi, ushake ibya mirenge kandi utigeze uhura na mirenge, ngo utekereze ngo umuzungu azaza uyazaza. Nibashaka uburyo begera abantu babasange babakundishe hoteli. Ahangaha muri Rwanda cyane nko muri Kigali abantu bafite ingeso, ariko wenda niko tubaho,
umuntu akajya gucumbika kwa bene nyina niba avuye muri nuza mu turere undi ugiye nawe akajya gucumbika ahandi n'undi agacumbika ahandi tugire n'umuco wo kumenya ko niba umuntu asohotse afata shambure akaryama akaruhukiramo reka mbe ngusubije ijambo ndabona urakoze cyane Dr. ibintu byagiye bikunda kuvugwa kenshi by'ibiciro mu mahoteli amaresitora n'amabari n'ibindi byose muri gahunda ijyanye n'ubukerarugendo ese ubona nk'ikigo kibifite mu nshingano RDB iramutse yegereye ya mahoteli nk'uko Gerard yarabikomojeho bakabasha kuganira na bariya ba nyir'amahoteli bagashyiraho ibyumba cyangwa se ibiciro biri standard bizwi ku byumba no mu bijyanye n'amafunguro ubona byaba imwe mu gukuraho imbogamizi yo gusubira hasi ku bukungu bw'amahoteli n'abanyarwanda muri rusange? Ahubwo ntabwo byaba imbogamizi, amahoteli yarushaho gukora neza n'ubukungu bukazamuka. Ikintu rero nta nubwo ari RDB yonyine, n'amahoteli ubwayo ashobora kwikoreshereza inyigo, kuko amahoteli akoresheje inyigo twebwe tubizobereyemo mu bintu bya management tukabegera tukabagira inama, twatuma umusaruro wiyongera. Nge mpora ntanga urugero, iyo ugeze mu bihugu bidukikije ndetse ukagera no mu bihugu nabaye mu gihugu nka Cote d'Ivoire, ni igihugu cyakize cyane ugereranyije n'ibi bihugu byacu, ariko muri Cote d'Ivoire ushaka icyumba cy'ibihumbi 10 by'amanyarwanda ukakibona, ni ukuvuga amadolari 10 ukabona icyo cyumba. Hano mu Rwanda kugira ngo uzabone icyo cyumba muri hoteli bavuga ko ari hoteli yiyubashye, ntabwo bishoboka, usanga bitangira ku bihumbi 30, 50, 100 nkuko mwavuga amadolari 100, ndetse hari n'ibigurisha ibihumbi 500. Ukibaza amafaranga ugeranyije umushahara w'umunyarwanda, aba baciriritse bari mu bihumbi 40, 50, wenda ukabije 100. Uwo muntu n'uwo ko atazigira kandagira muri hoteli, azajya avuka arinda asaza areba hoteli iruhande rwe. Nyamara handi umuntu wese uciriritse ufite akazi ka leta cyangwa ko mu kigo cyigenga, ashobora kugiraho kugira ngo uyu munsi ataha agiye kurihaye nk'abaturuka akajya za Rwamagana cyangwa akajya Musanze, aho yajya Musanze akavuga ati hano hoteli nge nabara rwose bashyiriyeho n'iziciriritse ibihumbi 5, ntabwo ari amafaranga makeya. Umuntu ataho kugira ngo ntange tike y'ibihumbi 4 njye Musanze, ejo nzatanga ibindi ndarara muri hoteli, ejo nzakora akazi kanjye. Ibyo rero bikeneye inyigo, buri hoteli ikabona ya nyigo, ikabona umuntu uza kuyirebera amafaranga yinjiza, amafaranga isohora, ikareba ko yunguka. Ahasigaye bagakora rwose, nzi ko bakora bakiteza imbere, abanyarwanda bakabona akazi, noneho n'imisoro ikaboneka, n'igihugu kigatera imbere, ubukungu bukiyongera. Bakunze kuvuga, ejo bundi ari inkuru nahoze mbona ivuga yuko customer care byari mu karere ka Musanze, bavuga yuko abanyamahoteli bakunze gukoresha bene wabo gusa, ntibazane abanyamwuga, serivisi zabo ntizibe nziza ku buryo ubagannye nabwo ntabyishimire. Ibi byo ntago byaba bimwe mu mbogamizi ishobora gusubiza ubukungu bw'u Rwanda hasi? Gukora business, warangiza business ugashyiramo umugore wawe, ugashyiramo baramu bawe, ugashyiramo abana bawe, ntabwo bitinda kugira ngo ubone ko wibeshye. Byanze bikunze iyo business ari yubatse hejuru y'amazi, mu gihe gitoya rwose biba byahombye, nta nubwo bihomba, ahubwo sinangiye gukoresha ya mvugo ya mugabo ngo guhombana, birahomba cyane mbese ubwo. Ntabwo byashoboka, ubwo ni ukuvuga ngo cya gitsuri cya Gerard, cya gitsuri cya nyirayo, cya gitsuri cyande, ntabwo wazana umugore wawe ngo abe ari we manager wa hoteli, noneho uze gutonganira nawe mu rugo, uze no gutonganira nawe mu kazi. Ubwo rero akazi kaba gapfuye, kuko umuntu wese udashobora gufata icyemezo cyo kumwirukanira igihe cyose wabonera ko yakoze ikosa rikomeye, nta nubwo wagombye no kumwangaja ngo ahinduke umukozi wawe. Ubwo urumva uba ugiye mu kindi kibazo, urumva ufashe muramu wawe, muhaye akazi, muramu wanjye nimwirukana mabukwe ndamukizwa n'iki, wenda data bukwe baramu banjye, ushobora no gusanga yanakwibye, ntushobore no kumukurikirana
muri RIB cyangwa muri polisi ukavuga uti mwuka byaramwenda afungisha uno muntu kandi ari njye urahindukira nanone nongere mugemurire ugasanga rero ni nk'umuziri ni nk'ikiziriko wiziritse kikugenda ubwacyo kikwizirikaho abantu benshi bari gukora gutyo bashatse babivugurura ntacyo bibamaze ubwabo nta nicyo bizabagezaho inyungu bazabona no guhomba gusa nta kindi. Dr. Ndajya ngubwira abantu dukurikiye muri akanya abafite amayo mahoteli n'amaresitora cyangwa se bahura n'abakerarugendo n'ibyitembera ryabo nk'uko twaze tubikomozaho. Management ya mahoteli ubundi ikorwa ite mu Rwanda wenda kugira ngo bibashe kugira serivisi nziza aho ugiye hose uhisangemo kandi n'abanyarwanda barushaho kuyikunda bitewe n'aho wagiye? Icyo nge mbona cyatuma bigenda neza niyo management ikagenda neza nuko habaho inyigo icyo bita structure hakaba umuyobozi hakaba umwungirije hakaba ushinzwe comptabilité hakaba ushinzwe igikorwa iki n'iki bikaba ari ibintu bizwi kuko hari igihe usanga wa wundi utunganya nk'icyumba muri hoteli ari uzagenda akajya no gutanga ibyo kurya kandi ubundi umuntu wize ibyo gutunganya icyumba kureba ko imyenda imeze neza ntabwo ari we uzi ibintu byo guteka uzi ibyo gutunganya imigati cyangwa kureba imigati itunganye ibyo bintu muri buri hoteli bikaba bihari kuko byaragaragaye nk'uko mwabivugaga ugasanga umuntu afashe umugore we wenda azi guteka gusa ariko ibindi ntabizi akamugira umukuru w'abakozi ari we ushinzwe HR akajya agenda ngo ko mbona ngo urimo guseka ngo urakora iki ngo kuki uhagaze aho ngaho wenda kandi araruhuka mbese ugasanga arakoresha bya bintu bya kimeza ubundi rero ari hoteli ari n'indi mirimo yose igira icyo bita organisation noneho ikajyana na kwa kundi icungwa neza umukozi niba akora neza ukamuhemba neza ukanazamwongeza umwaka urangiye cyangwa na mbere yawo yaba akora nabi nanone ntutuma agandisha abandi ukamusezerera n'ibintu bigaragara ariko nk'uko Gerard yavugaga ntabwo wasezerera muramu wawe ku buryo bworoshye icyo gihe uhura n'ibibazo byinshi utatekerezaga cyangwa niba ari uwo mushahara wari umutunzi ubwo urashakisha n'amafaranga yo kujya kumutunga ni ibintu rero bigomba kujyana twese twabonye uko ibihugu bitera imbere bikora ni ukuvuga ko isi yabaye nk'umudugudu tugomba kureba uko bya bihugu byateye imbere byakoze natwe tukanyura muri iyo nzira niyo mpamvu ntawe uzongera kuvuga ngo arahimba indege kuko indege irahari wenda bazayongera ubushobozi ntawe uzongera kuvuga ngo arahimba imodoka ahubwo akora ku buryo igenda neza akayicunga neza n'ibindi rero amahoteli yacu ko tugomba kuyacunga ni ukuyacunga neza tugafata neza ba mukerarugendo bazaza badusanga tugafata neza abanyarwanda akaba aribo ba mbere baba ba mukerarugendo bacu kuko kugira ngo umuntu avukire i Rubavu azarinde asaza atageze iburasirazuba ngo arebe parike nasiyonari ni ikibazo gikomeye akajya yumva bayivuga cyangwa bayigisha mu masomo ariko ntayibone ibyo bintu rwose hagireho serivisi bishishikariza abanyarwanda natwe tuba ba mbere baba bakerarugendo mu gihugu cyacu. Wenda tukira ngo gatoya tusanga berekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Abanyarwanda dukunze gukora ibintu bijyanye n'umuco. Nigeze mbona mu gihugu cya Kenya kenshi na kenshi ugasanga buri kigo cy'ishuri gifata igihe cy'ibiruhuko by'abana bakaba bafite kwasiteri yabo bakabashyiramo bakajya gusura izo nyamaswa nk'uko bavugaga ubwo bukerarugendo bagatangira kubibamenyereza. Sinzi niba mpamvu ujye ubona bari nk'abanyakenya nk'iyo baje mu Rwanda ni abantu baba bameze n'ubundi nk'abantu bakomoka mu bindi bihugu bya kure tudaturanye. Ese ubona mu Rwanda iyo gahunda iramutse ishyizweho yuko buri kigo wenda bikaba nk'itegeko byo kumenyereza abana kugira ubukerarugendo ku buryo bazajya gukura nabo babikunda ari bimwe mu byatanga umusaruro mu gihe kizaza? Icyo kibazo rwose umbajije ni ikibazo cyiza cyane ni n'icyifuzo ngewe naha Minisiteri y'Uburezi kuko kera twatemberaga ku maguru nibura nka 2 mu kwezi kugira ngo tumenye n'ahantu hadukikiye tukagenda nk'ibirometero nka 15-20 ariko mu mpera z'umwaka tumaze gukora ibizami
hakodeshwaga imodoka, yego ntabwo byaga mu bigo byose, ariko abanyeshuri bakagenda ibirometero byinshi bakareba ahandi hantu uko hameze. N'ubu ngubu byasubizwaho rwose, amamodoka manini turayafite, ku buryo abanyeshuri baba barangije bagiye gutangira ibiruhuko bagatembera bakareba izo za pariki, bakareba ingagi, bakareba inzovu, bakareba intare, ziriya nyamaswa ntibazumve mu mashusho gusa batazirebye. Ni ikintu rero kandi nanone cyakora kuri bwa bukungu, kuko iyo habaye icyo kintu, wa wundi waguze imodoka arabona ku mafaranga, wa wundi wateguye parike akayishyiramo za nyamaswa akagira, nawe hari amafaranga arabonaho. Mbese mu bukungu abana nibagera kuri resitora bararya, uwo nawe wahinze ibihingwa cyangwa ufite ya resitora, ni ibintu ubukungu bugenda bwunganirana. Ari nayo mpamvu mvuga ko uwo muco wasubizwaho, kuko twahoranye umuco mwiza wo gusabana, wo kugenderana, wo abantu bakamenya ahantu bavaga mu Rwanda n'amaguru bakagenda bakajya Uganda, bakajya Burundi, bakajya za Masisi. Ariko ubu ngubu usanga aho n'ibikoresho byabonekeye, abana bacu ntabwo bagenda ngo bagere kure bamenye uko handi hameze. Jera turi kugeza ku musozo w'ikiganiro cyacu, byakunze kuvugwa yuko wenda n'amahoteli rimwe na rimwe imbogamizi bajya bagira ni ibintu bijyanye n'ikoreshwa ry'umuriro, bavuga ko umuriro uhenze, amazi aba ari menshi bakoresha bihenze. Ese habayeho nk'ubundi buryo wenda sinzi bwo kuba babyaza ingufu z'amashanyarazi mu mahoteli tugera imirasire y'izuba? Ibyo bintu ari kimwe mu cyatuma amahoteli adahungabana ku bukungu? Kugeza ubu ngubu amazi mu Rwanda biragaragara wenda metero kibe ni 1000, ariko icyo 1000 ni amajerekani 50. Kuko iyo umuntu avuze ngo metero kibe gusa ni litiro 1000, byensire ijerekani ijyamo litiro 20, ni amajerekani 50. Numva nta muntu w'umukiriya waza muri hoteli byuze ngo akoresha amajerekani arenza 5, wenda litiro 100. Litiro 100 ubwo ni inote y'ijana, ni igiceri cy'ijana. Ayo mazi yaba yakoresha muri toilette, yaba yanoze, yaba yanagize byose, yemwe ndumva yanakora no muri iyo shambure. Ikibazo dufite ni organisation y'abakiriya. Ikibazo dufite ntabwo ari icy'amazi, ikibazo dufite si icyumviro. Dusoza wenda ndagira ngo ugire inama bagira noneho. Ikintu nababwira nuko niba meme ngerageza ko no kuvoyaje n'indege, iyo uguze itike y'indege mu mezi 6, undi akayigura mu kwezi kumwe, undi akayigura mu cyumweru kimwe, ntabwo babacamo. Ushobora kugenda mu ndege wicaye wishyuye itike ku 1500, umugenzi wawe uri ku ruhande yarayishyuye 600. Ni ukuvuga ngo na hoteli ntabwo bagombye kugira ibiciro, bagombye gukopera uko izo agence z'indege cyangwa bene indege bakora, nabo bakabikora ko ari umuntu ufite makeya ugashaka uburyo mushobora gukorana, ari n'ufite menshi mukagira. Kuvuga ngo nimvuga ngo nzajya i Burayi mu mwaka utaha wenda muri 2013, itike nshobora no kwigura kuri 400. Ariko niba bintunguye nkavuga ngo ejo mu gitondo buracya ngenda i Burayi, itike ishobora no kugera ku 1600. Numvaga rero system ariyo yagombye kubaho mu muntu uzamo, cyane cyane ko Muzebihira ari uvuga ati nabikoretide, ariko nanjye wenda namugira inama nkanamufasha. Umuntu wese ufite ikibazo cy'abakiriya yatwegera twamufasha, ni umunyarwanda, twaba turi gufasha kandi ateye imbere. Icyo gihe abantu bose baba bateye imbere. Ni ukuvuga ngo ritayari mbese guha ubufasha bwo kugira inama abantu bafite amahoteli n'amaresitora. N'ubu ndi hano nicanga iki kiganiro ndi gutanga nabwo ndi kuyijya. Kandi ntawe utanga inama y'igice, wazanshaka namugira inama rwose, nta kibazo namutera, barabizi. Dr. dusoza n'icyo babwira abanyarwanda badukurikiye ku bijyanye n'ibiganiro twagiranye impande zombi? Icyo nabwira abanyarwanda, ndagira ngo mbanze mbahe telefone yanjye, uzakenera ko mugira inama cyangwa ko mukore ubushakashatsi azambarizeho, ni 0788 32 23 25. Inama nabagira ni ugukora cyane kandi bagakoresha ubwenge. Nk'ibyo twavuze ku mahoteli, ku maresitora, resitora nishyireho igiciro
ariko ye gushyiraho igiciro kimwe. Ushatse isahane nini imuhi ibyo kurya bihagije, ushatse ntoya nawe bamugenera igiciro. Mu mahoteli aho kugira ngo uba ufite ibyumba 50 hazemo abantu 5 bonyine bakoresha 5, ibindi 45 bisigare, nibagabanye igiciro bya byumba bikore byose, ndetse bajye bagira hari amahoteli ahandi ugende bakakubwira ngo barangije kuyafata ibyumba nta cyumba kigihari. Natwe ibyo bintu bizajye biba, bajye basagurira n'amaroge n'ahandi hantu haciriritse, noneho amahoteli yacu agende neza, abantu bayaturemo, kandi n'ikindi bayamenyekanishe kuko afite amazina, ariko ahandi bakora igitabo. Nk'ubwo tukabakorera igitabo cyiza cy'amabara kirimo n'amafoto, kirimo n'ibiciro by'ibyumba, noneho umukiriya uri muri Amerika akaza azi icyumba azararamo na hoteli azararamo, n'uri Burayi n'uri muri Aziya. Ibyo ni ibintu twabakora, tugakora inyigo, tukabakorera icyo gitabo, noneho hasigaye ibintu bikagenda neza kuko dufite amahoteli meza, dufite ibiribwa byiza, nta kintu tubuze kugira ngo ibintu byacu bigende neza. Reka tubashimire cyane Dr. Murakoze cyane. Ayo nguko rero reka tubashimire mwese twabanye muri iki kiganiro cyari Flash Business. Twagarutse ku bukungu bw'u Rwanda n'iterambere ry'abanyarwanda muri rusange, twagarutse ku bikorerwa hano iwacu mu Rwanda, tunagaruka none ku mahoteli n'ubukerarugendo. Reka nshimire Dr. Bihira Canisius, nshimire na Gerard wadufashije muri iki kiganiro. Nizera yuko ubutani twongera kubatumira muzaza kudufasha gutanga ibitekerezo byiza ku banyarwanda. Ngayo nguko rero mukomeze muri na gahunda ya Flash TV yabateguriye, mugire ibihe byiza mu kandi kiganiro News Lab, ntimujye kure. Flash Business ni ikiganiro kibumbatiye amakuru y'ubukungu, kiraguhuza n'inzobere n'abajyanama mu by'ubukungu ndetse n'ishoramari. Abafite za business nama, iyi niyo nzira imwe rukumbi yo kuguhuza n'abakiriya maze ishoramari ryawe rikaguka. Ubu noneho ushobora gukurikirana Radio Flash FM na Flash TV kuri telefoni yawe ngendanwa. Dore uko bikorwa: fata telefoni yawe winjire muri Play Store, wandikemo Flash Radio na TV. Nurangiza ukande install, hanyuma utegereze programu ijye muri telefoni yawe. Yifungure maze uhitemo aho ushaka, yaba radio cyangwa se TV. Amakuru meza, umuziki n'ibiganiro bikoranye ubuhanga ntibigucike. Ku bindi bisobanuro wasura urubuga rwacu ari rwo wa eshatu akadomo flash akadomo rawa.